Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mbani ikaze mu kiganiro ubusobanuro bw'inzozi mutegurirwa na Princess TV mukakigezwaho nanjye Serena Rose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye mwagiye murota umunsi ku munsi, mwagiye munsaba ko nababwira icyo bisobanuye. Uyu munsi rero ngiye guhera kuri yo wambwiye ngo warose injangwe ziri mu nzu yawe. Nurota injangwe rero, injangwe bisobanura umujinya ukabije, bisobanura ko hari dayimoni ziba zishaka kukugirira nabi cyangwa se hari abantu bamwe baba bakuzengurutse baba bashaka kukugirira nabi. Ugomba kwitonda rero ugasenga Imana ikakuba hafi ikabasha kukurinda uwo mubi ushaka kukugirira nabi. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti warose imbeba mu nzu, ubona imbeba zirimo ziragenda zicicikana ahantu hose zinyuranamo. Wowe warose imbeba rero, ibi bisobanura ko ari inyatsi iri mu rugo rwawe, ari inyatsi ituma nta kintu wakira, nta kintu kigera iwawe, nta terambere ubona iwawe mu rugo. Nurota rero ukabona imbeba zirimo ziranyuranwamo, uzamenye ko ari inyatsi yinjiye mu rugo rwawe, uzamenye ko ari ibikubuza gutera imbere, ari ibituma uguma aho wari uri cyangwa se ugasubira inyuma. Icyo gihe bigusaba gusenga Imana, niyo yonyine ibasha gukura inyatsi ku buzima bwawe. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti nabonye ubwato buza bunsanga ndi ku mazi cyangwa se ku nyanja. Nubona rero urose ubona ubwato burimo kuza bugusanga, bivuga ko ari ubutabazi bw'Imana buje ku buzima bwawe. Reka nkomeze rero nawe warose bakwambika inkweto. Nubona warose bakwambika inkweto, uzamenye ko ari ivugabutumwa Imana iguhaye ko ugomba gutangira gukora umurimo w'ivugabutumwa. Reka ngushimire rero inshuti muvandimwe wakurikiranye iki kiganiro, nkubwiranye Imana iguha umugisha kandi n'ukuri yongere kugirire neza. Mwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ya Princess TV, ukore like, ukore share ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumva izi nzozi, bumve ibyo barose ndetse bumve n'iby'Imana yavuze ku buzima bwabo. Urakoze cyane, nakagaruka.